ubutegetsi bw'isi ibyo ngibyo by'imihamagaro ntabyo bazi kuko ntibakijejwe. None kuki babyivangamo se niba batabizi? Ihangane gatoya kuko bambikanye none se ku buryo leta ishobora kugera ku rwego rwo kuzi kavuga ngo uyu nguyu naba ari uyobora. Tugiye mu muhamagaro tukajya no muri Bibiliya ibyo ntabwo byemewe. Leta izaderega abakozi b'imirenge, ishyira abakozi mu turere, ishyira abakozi no mu itorero bayiha akazi, naho ihaze gushyira abantu mu myanya. Bananiwe gukora akazi kabo, ahubwo leta iza kubafasha. Ahubwo ndumva leta ari nziza kuko nibiza gutera inkunga bananiwe, inge nabona ari ubufasha baba. Uvuga ngo niba barananiwe gukora ibyo bakabaye bakora kugira ku rwego za leta zigira impuwe zigavuga duti tutabigiyemo ibintu bizamera nabi, ahubwo noneho leta ihindutse abafasha. Ese ni umuhamagaro wabo cyangwa ahubwo kuko barayiguze? Kuko ari umuhamagaro wabo ntabwo leta yakaje kubafasha. Bakabaye bazi icyo bagomba gukora nuko bagomba kubikora cyane. Ntabwo bishoboka ko umuntu w'umubiri arondora umwuka, ariko umwuka arondora umubiri. Niba umuntu w'umubiri adashobora kurondora umwuka, ni gute umuntu w'umwuka yagisha inama w'umubiri uburyo ayobora ibintu by'umwuka? Niba umuntu yarahagurutse afite ishyaka ry'Imana riri kwaka muri we, hakaza ibwiriza rivuga ngo umva, nushaka wakugurumane, nutabona diplome runaka nta murimo uzakora muri iri torero cyangwa muri iri dini, nta butumwa uzavuga, nta mikoro uzahabwa, nta nshingano uzagira. Niba udafite ubushobozi, ubwo hamwe uzarinda upfa umuhamagaro w'Imana udakoze ibyo wakabaye ukora muri wowe. Mu banyeshuri batunyuze imbere abahungu ntitwigeze tubabona, none ko bari gukora ibintu byo ku rwego rwo hejuru kandi tuzi ko ari abaswa batize, birabatungura. Ariko ngo bibuka ko bagendanaga na Yesu. None hatangiye kubita impumyi, bicaranye amadogitora, bicaranye amarisanse mu by'amategeko. Muri impumyi mwebwe, muri abarandasi b'impumyi mwebwe ubwanyu ntaho muzigeze. Ubwenge ijuru ritanga sibwo bwenge isi itanga, ubwenge isi itanga sibwo bwenge buyobora ubwoko bw'Imana, ahubwo ubwenge buyobora ubwoko bw'Imana. Tumwumvisha abantu mu maro wa theology, nigishe ariko nigishanye ubwenge. Kuba ufite ikintu ni kimwe, ariko no kumenya uko ugikoresha n'uko ugitanga nabyo ni ibindi. Ahubwo hari abimitswe kubera impapuro ariko batimitswe kubera ko bafite umuhamagaro w'Imana. Ubwo impapuro ushaka kuvuga nizi ni igihe kinini umuntu amaze yiga ngo bamuhe umuhamagaro, yiga amashuri runaka, ubundi ntabwo yakabaye aza gushakishiriza akazi mu kuyobora ubwoko bw'Imana cyangwa se mu gukoresha umuhamagaro w'Imana. Yakaba ashakishiriza akazi mu byo yize, nibyo byakanamufashisha. Kuko yageze mu byo atize harimo n'ibyo by'iyobokamana by'umurimo w'Imana, niho bigera hagati rimwe na rimwe bikabacanga, cyangwa se agashaka guhinduka umutegetsi mu by'iyobokamana aho guhinduka umwungeri. Kuko watangiye guhinduka umutegetsi mu iyobokamana bibyita bigaragaza uwo uriwe n'ibyo wize n'icyo wakabaye uri gukora muri uwo mwanya, ahubwo atari cyo uri gukora. Ubwo nta bwungeri ufite, ntabwo nose buba buhari. Kandi noneho dukomeze tureba ruswa ya kabiri. Iyi ni B, ni ya B ya ruswa yitwa kugura umuhamagaro. Tubonye ubumenyi, noneho reka tugere ku butunzi. Iyo umuntu ari mu kazi katarakananiza abantu, ananiza abandi, ananiza abayoboye, ananiza abashinzwe kureberera, ananiza abashumbye, ananiza ababereye umwungeri, imitwe igashyuha. Intego ya Kristo si ukunaniza ababereye umwungeri. Banzari no Yesu yahereye avuga uti ninjye mwungeri w'ukuri, abandi bose n'abanyazi. Ndi gukorera ku ifishi y'undi muntu, ndimo ndakorera ku ifishi y'umwungeri kandi nge wenda ndi umuhanuzi, ndimo gukorera ku ifishi y'umubwiriza butumwa kandi wenda ndi intumwa. Ngize ingaruka mu gihe cyo kuzamurwa ku itorero. Hari ugusubiranamo kuzabaho ku bantu bazasigara kuri iyi si hagati y'abari babashinzwe n'abagenerwa bikorwa. Izi ntambara zizahagurutswa cyane n'abagenerwa bikorwa bahagurukira abari babashinzwe, bababaza impamvu batigeze babaha ukuri nk'uko kwari kuri. Bene data mukurikiye AYALONI TV, ukuri k'ubutumwa bwiza gukwiye kuvugwa, tukubaka itorero ritariho ikizinga n'umunkanyari, ubwami bw'Imana bukaguka biciye mu kuri kuruta ko byaca mu kinyoma. Kuko nitwubakira ku kinyoma tukabaho mu kinyoma, ntabwo intego ya Kristo izagerwaho kuri iyi si, kandi tuzabazwa impamvu tutigeze abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo. Reka twongere tugusuhuze wowe nshuti mukundwa ukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Imana igumugisha kubw'umwanya wawe ufata ukurikira ubutumwa bwiza buri gutambuka kuri iyi platform, kandi turagusabira guhirwa muri byose mu byo ukora. Imana iguhumugisha cyane, kandi Imana ikomeze kukwagura cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse no mu buzima bw'umwuka urushaho gukomeza gusobanukirwa ukuri kwa nyako, kugira ngo
tutazatana inzira turimo tukagira ngo turacyayirimo kandi twarayivuyemo. Rero tugusabiye umugisha mwinshi cyane, kandi turabakubwira wowe mushyashya uje niba utarakora subscribe kuri channel wayikora kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byose bitambuka buri munsi, ko tubafitiye byinshi ndetse dufite intego yo gukuramo abantu confusion ku birebana n'agakiza, ku birebana n'amadini, ku birebana n'iyi si dutuyemo, ku birebana ni byinshi kugira ngo ibyiringiro byacu bibe byuzuye. Hari ijambo Pawulo yabwiye Tito mu rwandiko rwe yamwandikiye ibice 11, aravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Rero ibyo byiringiro hari umwanditsi w'Abaheburayo wavuze ngo tubifite nk'igitsi ku mutima. Iyo rero ibyo byiringiro ubizi neza ko ari ukuri, bikomeza kugutsika ku buryo nta cyakwambura Yesu, biragutsika. Niyo haza imiraba, niyo haza imiyaga, niyo haza inyigisho z'ubuyobe, niyo haza ibibeshya abantu, ibyaza byose nibyagutsikura kuri Yesu, kuko ibyiringiro bifite byakubera igitsi ku mutima ngo kitwinjiza ahera cyane, ariho Yesu yabanje kutwinjirira atubanjirije cyo. Ya Imana igumugisha. Rero twakiriye umukozi w'Imana Evangeliste Misago. Ndahari rwose, ndahari. Misago, turakwakiriye cyane mu kiganiro cy'ubushize twagiranye ibihe byiza, aho twari turimo kuganira kuri ruswa mu birebana no kugura umuhamagaro. Ariko ntabwo twashoje, kuko twabanje gusobanura ese ubundi umuhamagaro ni iki, abantu bahamagawe basaba te. Ari naho twarebye misiyo ya Yesu iyo yasigiye itorero kari ukugenda. Ibyo twabyinjiyemo kugira ngo tubanze turebe abatanga ruswa baribo naho bazitangira, ngira ngo twashoje tugaragaza ko abari mu muhamagaro wa nyawo nta ruswa batanga, kuko umuhamagaro wo urabasunika ukabereka aho basohoza iby'Imana ishaka. Uyu munsi tugiye kureba rero abiyitira ko bari mu muhamagaro ariko barawuguze. Impamvu bawuguze no kuba byitira atari uwabo, ni ingaruka bigira. Ni ingaruka bigira. Wasuhuza rero abadukurikiye hanyuma tugasenga. Ndabasuhuje abari kumwe natwe kuri AYALONI TV. Reka mbahe ikaze nanjye ngira ntamoro y'Imana nabane namwe. Ni Evangeliste Misago Alfred, mumaze kumenyera kuri AYALONI TV. Ndi umwigisha w'ubutumwa bwiza, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 3. Imana nibaho umugisha. Mbere ko dusengera, ni iki tugiye kuganiraho noneho? Uyu munsi navuga ngo ni nka ni tugiye kuvuga ya ruswa ya gatatu yitwa nguru umuhamagaro. Tugiye kuvuga kuri ya ruswa yitwa nguru umuhamagaro. Nkuko wari umaze kubivuga, twabanje gusesengura ubundi umuhamagaro nyawuko wakabaye, uko umuntu awinjiramo ukurikije ikijambo ry'Imana rivuga. Niho twatinze cyane, ariko none uyu munsi turibanda ese iyi ruswa itangwa gute, ni gute itangwa, ni izihe ngaruka ziba ku muntu uri mu muhamagaro yarawinjiyemo awuguze. Nibyo turi bwibandeho muri iki kiganiro. Hari kuba hari ingaruka kuri we, ni ingaruka kuba yoboye cyangwa se kuba ari gusohoreza uwo muhamagaro. Dusengera Imana tuyobore. Urakoze Mana, turi imbere yawe tugushimira ko duhaye umwanya ngo twongere tuganire ijambo ryawe. Icyo tugusaba nuko twungura ubwenge ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe, kuko Satani we ntashaka ko abantu bamenye ukuri, aragira ngo abantu bahere mu bujiji, abone uko azabicira mu nzira zabo zose. Ariko menyesha buri muntu wese ukuri, asobanukirwe n'iki ijambo ryawe rimubwira, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ni karibu. Murakoze cyane kuko ari ijambo ry'Imana tuba turimo. Munyemerere tubanze dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwira. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cyaho cya mbere duhereye kuri 26. Haragira hati: muzirikane guhamagara kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, n'abakomeye bahamagawe atari benshi, n'imfura zahamagawe atari nyinshi, ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mw'isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mw'isi ngo ikoze isoni bikomeye.
kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho, kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana niyibaha kuba muri Kristo Yesu waduhinduriye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Reka nongereho n'indi mirongo mikeya yo mu gice cya kabiri aho ngaho muri urwo rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya kabiri umurongo wa 6 n'uwa 7. Icyakora ubwenge tuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashyiraho. Gasubiramo ko karongo neza. Icyakora ubwenge tubuvuga mu batunganijwe rwose, ariko ubwo bwenge si ubw'iki gihe cyangwa ubw'abatware b'iki gihe bashyiraho, ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Dusubikire kuri 12. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu. Ahantu tuhiteho cyane, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka, dusobanuza iby'umwuka, iby'umwuka bindi Imana idufashe. Bene data bakurikiye AYALONI TV, intego dufite ni yuko abantu b'Imana bamenye ukuri kukababatura. Ni nacyo Yesu yavuze muri Yohana igice cy'8 umurongo wa 31 n'uwa 32. Yabwiye abigishwa, abayuda bari bamwemeye, arabwira ati nubwo mwanyemeye muzaba abigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye, kandi namwe muzamenya ukuri niko kuzababatura. Iyi ntambwe ya mbere yo kwemera Kristo ni nk'uko abantu benshi bariho bamwemera n'umwana w'Imana, ariko bakaba bakiri mu bujiji bwo kubatwa n'ikinyoma, bwo kubatwa no kutamenya. Nta kindi rero kimenyesha umuntu ukuri, ni ijambo ry'Imana. Turi hano ngo tubafashe nk'intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo tubamenyeshe ukuri bw'ibyo twizera n'ibyo twiringiye, kugira ngo namwe mudukurikiye mugere no ku rwego ibyiringiro byanyu bizamuka, mube mwanasubiza n'umuntu mubabajije impamvu z'ibyo mwizera. Aha rero reka dufatikanye kurebera hamwe, ese koko umuntu ashobora kwinjira mu muhamagaro nk'uwuguze? Uyu muhamagaro ugurwa n'abantu ngo bawinjiremo, utangirwa ruswa zitandukanye mu buryo butandukanye. Reka mpere kuri ruswa y'ubumenyi bw'isi. Nk'uko dusomye ijambo ry'Imana, uko mubibonye, mwumvisha ko ibintu by'Imana umuntu wese ubihawe ntabwo aba akwiye kubivugishwa n'ubwenge buturutse mu batware b'isi, n'ubwenge ahawe n'abantu, ahubwo aba agomba kubivugishwa n'ubwenge bw'umwuka buri muri we, kugira ngo asobanure ibigaragara nk'ubwiru. Ko ntiwasobanura iby'ubwiru bw'Imana ubisobanuje ubumenyi bw'isi n'amashuri uhabwa n'isi. Aha rero Bibiliya yatubwiye ngo kugira ngo imbere y'Imana hatazagira ugaragara ko hari ikindi cyamuhesheje urwo rwego ariho, cyamuhesheje guhagarara muri uwo mwanya, cyamuhesheje kwicara muri iyo ntebe, uretse Imana yonyine yabihaye buri wese, twese tukagera ku rwego rwo kujya twirata tukavuga ngo ni Imana twirase kuko niyo itumye tuba turi muri uyu muhamagaro. Ariko ikintu kibabaje, niba narabangamiwe n'abandondoza amaso y'umubiri, abandondora mu mubiri,
ngatsikamirwa mu buryo runaka sinisange mu muhamagaro nahamagariwe, ku mpamvu z'uko iby'isi cyangwa idini rireba aribyo turigiye kugaragaza nka ruswa ntabifite, ejo nkagira amahirwe nkabibona, ntabwo nzaba nkirata ko ari Imana impesheje kuba mu muhamagaro. Nzirata mvuge nti harakabaho amashuri narize mbonye diplome none ninjiye mu muhamagaro, harakabaho amafaranga nubatse nujuje etaje none bampaye umuhamagaro, harakabaho runaka twabaye inshuti none ageze mu mwanya runaka anshyize mu kidendezi. Uyu munsi hari abantu bafite agahinda kuko babuze bene bo babashyire mu kidendezi, ariko aka gahinda kabo harimo no gushaka kwitega umutego. Kuki umuntu yakumva ko mwene waba ari buzamushyira mu kidendezi? None ko Abaefeso mu gice cyaho cya 4:11 hagaragaza ministeri Imana yashyize mu itorero, hakoreshwa ijambo rivuga ngo nuko ahabamwe. Ninde ubibaha? Ni Kristo. Kristo niba ari ubitanga, kuki ndindiriye umuntu runaka ngo abari uzanshyira mu kidendezi? Kubera iki? Icyo gihe niwe nzajya nirata mvuga ndi Kristo ye byari byamucanze byaramunaniye, none iyo ntabona runaka ngo anage mu kidendezi, ubwo niwe nkesha kuba ndi muri uyu mwanya. Ubwo kidendezi wavuga ni ikihe? Ikidendezi ni ukwinjizwa mu mwanya wawe aho wakabaye uba n'ubundi. Ubundi hari ahantu umuntu yakabaye ari atari, hari ahantu umuntu yakabaye ari bitewe n'iki Imana imuhamagariye. Ubu hari abantu bari mu myanya itari yo bakabaye barimo ukurikije n'iki Imana ibashakaho. Iyo rero bayivuyemo bakayivamo mu buryo butari bwo, babiba babikesheje babandi babahetse kuruta ko babikesha Imana ibikora. Nta kindi rero gituma twinginga abantu tubasaba ko birinda kugira ikindi kintu bahangaho amaso nk'aho ari cyo kizabahesha guhinduka abakozi b'Imana mu buryo runaka. Pawulo yagaragaje ko ubwenge bigisha, ubwenge bavuga, si ubwenge buturuka mu batware b'isi, ahubwo ni ubwenge butangwa n'umwuka, ni ubwenge butangwa n'ijambo ry'Imana. Izi ruswa rero, iyi ruswa ijyanye no kuvuga ngo ngura umuhamagaro, hari iyitwa ubumenyi, nshaka urupapuro. Ubu uyu munsi Alfred, reka nitangeho urugero, ndamutse mfite idini cyangwa itorero, mu kiganiro cyashize wigeze unabikomozaho uvuga uburyo hari igihe cyageze hasohoka n'ibwiriza rivuga ngo uhereye none ubu mungeri ugira icyo ashinzwe mu itorero nashaka lisanse cyangwa impamyabumenyi runaka. Uzi ikibazo kiba kigiye kubaho hano? Nta muntu uzongera kuba mu muhamagaro runaka, mu nshingano runaka abiheshejwe n'uko Imana yabimutoranirije, ahubwo bibaye kompetisiyo. Ubasha kwiga akabishobora akarangiza azaze tumuhe umuyobozi, azaba ari umukandida wo kuba umwungeri. Ariko n'ubundi niko bimeze ku birebana n'ibi ngibi. Nk'ubu ejo bundi twari turi kuvugana umuntu uri muri France, arimo kumbwira ko ni muri Amerika, yambwiraga yuko nta muntu muri biriya bihugu kuri uriya mugabane ushobora kuba pasiteri, bishop atarabyigiye. Icyo ni icyambere. Agomba kuba afite impamyabushobozi bigaragaza ko yabyigiye, ndetse n'impamyabushobozi y'isi, y'amashuri y'isi yarayigiye n'iy'isi. Hanyuma ikintu kibaho rero, bamuha akazi, agasinya kontara y'igihe agomba kuyoboramo. Noneho ngo iyo kontara yirangiye yaritwaye neza, baravuga bati uyu muntu abakristo no bavuga ngo uyu muntu turacyamukeneye rwose, twabanye neza, ni mwongere indi kontara. Agakomeza, ariko ubundi ngo ntago yarenze 2 niyo yakomeje. Ubundi imwe irangiye
uragenda bakaza ndi nabwo nukwandika akaza gukora examen. Abo ni abapasitori kuko barahembwa bisanzwe n'umushahara usanzwe. Nta bintu by'umuhamagaro n'akazi riko ko nta kazi ibintu yigiye akajya kwiga teologiya arabyigira neza ariko akaba afite n'amashuri y'isi. Uwo muntu yabimbwiye ati hano ni uko bimeze, nta muntu uvanga umuhamagaro. Ako nta kazi. Ikindi wenda biri kuvuga ntabwo ubutegetsi bw'isi ibyo babyemera kuko ntabwo ubutegetsi bw'isi nibwo buyobora itorero. Ntabwo ubutegetsi bw'isi za leta z'isi ibyo ngibyo by'imihamagaro ntabyo bazi kuko ntibakijijwe. None kuki babyivangamo se niba batabizi? Ihangane gatoya. Ntabyo bazi kandi ya madini arakorera muri ubwo butegetsi. Ikitonderwa rero aha niho ubushize nakujyanye cyane ndiko kwinjiza mubwira ngo tumaze igihe turi gukora ubushakashatsi ku kintu cyitwa idini rigomba kuba rifite ubuzima gatozi ryahawe na leta. Abayobozi baryo bagomba kuba baboneka mu manama yose y'ubuyobozi bw'igihugu. Imyanzuro yafatiweyo ibireba abaturage bose b'abanyagihugu. Hanyuma rero na babandi bayoboye no mupastor cyangwa mu bishop iyo myanzuro agomba kwitwara akayishyira abayoboke be. Niyo bari yayindi izi viyora ijambo ry'Imana. Iyo uriya muntu koko yatse ubuzima gatozi muri leta kandi akaba amabwiriza yose ahabwa na leta, agomba gushaka uburyo azakifashisha umurongo muri Bibiliya wo kwerekana ko ibyo bamubwiye nta cyaha kibirimo, akabyigisha abakristo be kugira ngo adasupanya na leta. Amadini rero kubera ko abayobozi bayo basa nkaho bafatanyije na leta bambikanye impeta katuve ku bambikanye impeta uvuga ijambo ryiza cyane y'ubufatanye, impeta y'ubufatanye. Niyo mpamvu aho ngaho rero utakwiriye kugaruka ku kintu cyitwa umuhamagaro kuko umuhamagaro leta ntiwureba, ireba amashuri, ireba umuntu ushobora kuza agagara imbere yabo akavuga ijambo risobanutse niba idini ryamutumye, ireba umuntu ushobora kuza bakamubwira ati tugiye kukubwira ibi n'ibi ugende ubibwire abayoboke bawe. Akaba ari umujijutse nyine leta ishobora kumubwira bashobora gushyira akavuga ngo ugende utubwire abantu bawe ibi n'ibi. Ibyo nibyirebaho kuko bambikanye. None se ku buryo leta ishobora kugera ku rwego rwo kuzi kavuga ngo uyu nguyu naba ari uyobora? Tugiye mu muhamagaro tukajya no muri Bibiliya ibyo ntabwo byemewe. Leta izaderega abakozi b'imirenge, ishyira abakozi mu turere, ishyira abakozi no mu itorero bayiha akazi naho ihaze gushyira abantu mu myanya. Urumva nyine aho ni ikibazo. Hari ijambo ni kireka amadini n'amatorero yarananiwe. Hari ijambo bushize wavuze waravuze ngo Sawuli yagize gutya yidubitse mu muhamagaro wa Samweli w'ubutambyi. Samweli aramubwira ati ko ntaraza kuvangira mu buyobozi nawe ndaza kumugarukaho. Ni gute uza kumvangavangira mu buyobozi bwanjye kubyivangamo mu muhamagaro wawe nanjye ngume mu wanjye? Ariko aho noneho ikibazo gihari muri iki gihe abayobozi b'amadini bananiwe gukora akazi kabo, ahubwo leta iza kubafasha. Ahubwo ndumva leta ari nziza kuko nibiza gutera inkunga bananiwe nubwo ni nzinge nabona ari ubufasha baba. Uvuga ngo niba barananiwe gukora ibyo bakabaye bakora kugira ku rwego za leta zigira impuwe zigavuga duti tutabigiyemo ibintu bizamera nabi, ahubwo noneho leta ihindutse abafasha bo gufasha abantu mu ntege nke zabo. Aho rero niho ugiye kwinjirira ugaragaza kuki bananiwe. Ese ni umuhamagaro wabo cyangwa ahubwo kuko barayiguze? Kuko ari umuhamagaro wabo ntabwo leta yakaje kubafasha, bakabaye bazi icyo bagomba gukora nuko bagomba kubikora cyane. Mose mu butayu ayoboye iriya torero rinini, nta wundi muntu wigeze umuha amabwiriza y'uko ariyobora, ni Imana. Itorero muri uyu mwaka riyoborwe gute? Akazamuka akavugana n'Imana, ubatware gutya. Kristo ejo bundi mu gihe gishize aje, amakuru dufite yararaga ku musozi asenga, Imana ikamutekerera ku manywa uze kuvuga ibi ngibi. Ajya no gutoranya abigishwa yaraye asenga, bucye ahabwa ihishurirwa, genda utoranya abanaba. None niba umuntu ashobora kugera ku rwego, iki cyanditswe twari turi gusoma hano mu Bakorinto mu rwandiko rwa mbere mu gice cya 2, Pawulo yageze hepfo aravuga ngo ntabwo bishoboka ko umuntu w'umubiri arondora umwuka, ariko umwuka
arondora uw'umubiri. Niba umuntu w'umubiri adashobora kurondora uw'umwuka, ni gute umuntu w'umwuka yagisha inama w'umubiri uburyo ayobora ibintu by'umwuka? Wenda mugishije inama y'uko ayobora iby'umubiri sava, kuko mu buryo bw'umubiri dufite ubumenyi butandukanye. Hari ubumenyi waka umuntu akagufasha, ariko niba ari ibintu by'umwuka ngiye kuyobora, ntibishoboka ko wowe w'umubiri wangira inama y'uko nyobora ibintu by'umwuka. Wayingira utese kandi uri uw'umubiri gute? Aho rero kaba kabaye. Noneho rero aha niho ikibazo kiri gikomeye. Niba inama ngiriwe n'umuntu w'umubiri nyemeye, sinabaza Imana ngo none se Mana ibi bintu umuntu ambwiye nibyo, ahubwo nkihutira guhita ko mbishyira mu bikorwa, hari abundi bugushe mu mutego. Niba umuntu yarahagurutse afite ishyaka ry'Imana riri kwaka muri we, hakaza ibwiriza rivuga ngo umva, nushaka wakugurumane, nutabona diplome runaka nta murimo uzakora muri iri torero cyangwa muri iri dini, nta butumwa uzavuga, nta mikoro uzahabwa, nta nshingano uzagira. Ikibazo kibayeho, niba uyu muntu adafite ubushobozi bwo kujya, kuko ayo mashuri ntabwo bayigiramo ubuntu, nta nubwo ari ay'itorero wenda riba ryashyizeho rikavuga riti nka kumwe twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, nta nubwo ari n'amashuri byibuze itorero rishyiraho, kuko niyo yakabaye yitabwaho ritereninga abakozi. Nk'uko risavuga guti mfite ishuri nigishirizamo abahanuzi, bagakura bakaguka mu bumenyi ku kijyanye n'umuhamagaro bakora. Si n'amashuri byibuze iryo dini ryashyizeho rivuga riti aya mashuri nayo kwigishirizamo abana bacu, tukarera imihamagaro yabo, twamara kuyirera noneho tukabakarasa mu myanya bagomba kubamo. Ni ukujya kwirwanaho no kwiga ayo mashuri, icyo gihe uzajya kwirwanaho. Niba udafite ubushobozi, ubwo hamwe uzarinda upfa umuhamagaro w'Imana udakoze ibyo wakabaye ukora muri wowe. Izo rero ni ingaruka zikomeye. Hano mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 4 umurongo w'13 bari bamaze gukoresha umuhamagaro w'Imana Petero na Yohana, Bibiliya iravuga ngo babona ubushizi bw'amanga bwabo, baravuga bataba abantu ko tuzi ko ari abaswa, ntibigeze biga amashuri, turabizi, ni nitwe tuyayoboye, turabayobozi b'ibigo, turabizi, turabayobozi ba za kaminuza, mu banyeshuri batunyuze imbere abahungu ntitwigeze tubabona. None ko bari gukora ibintu byo ku rwego rwo hejuru kandi tuzi ko ari abaswa batize, birabatungura, ariko ngo bibuka ko bagendanaga na Yesu. None aba bantu ko bari mu muhamagaro kandi bakaba babikoze neza, kugera ku rwego bakonveka n'abantu bo ku ruhande bakavuga bataba abantu ntibasanzwe, ishuri banyuzemo niri. Ahubwo abo bantu bakonveka ari babandi bafite bwa bumenyi, yaba ubwiyobokamana bize mu mashuri, yaba abize ubumenyi bw'isi. Bibiliya yita ngo n'ubwenge bw'isi, abo babaswa bakaba. Ubumwe Bibiliya yavuze ngo Imana yabuhinduye ubusa, muri uru rwandiko niko havuga, yabuhinduye ubusa. Bageze ku rwego bakonveka bakavuga bati abantu ntibasanzwe. None ari igitangaje, Yesu ageze imbere ya bamwe bitwaga ngo bafite ubwenge bw'isi, abanditsi b'amategeko, abafarisayo, nibo bitwaga ngo n'abasitari mu bijyanye no kwiga, yaba iby'amategeko, yaba iby'iyobokamana, bari banyabwenge cyane. Aribwo ubwo bwenge uyu munsi turi gusabwa ngo dushyirwe mu myanya runaka. Abageze imbere ababwira uti mwabarandasi b'impumyi mwe. None atangiye kubita impumyi, bicaranye amadogitora, bicaranye amarisanse mu by'amategeko, mu by'iki, atangiye kuti muri impumyi mwebwe, muri abarandasi b'impumyi mwebwe ubwanyu ntaho muzigeza, nabo mwitwa ko murabahetse nta hantu muzabageza. Kuki ari kubita impumyi? Nuko ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge abantu batanga. Ubwenge ijuru ritanga sibwo bwenge isi itanga, ubwenge isi itanga sibwo bwenge buyobora ubwoko bw'Imana, ahubwo ubwenge buyobora ubwoko bw'Imana ni ubwenge umwuka atanga. Ntabwo duhakanye ko kwiga ari bibi, nanjye narize, nizo za teoloji narazize, ariko ntabwo nazize mfite intego yo kuvuga ngo reka nige ndebe ko bampa umwanya, ndebe ko nazabona inshingano runaka, ndebe ko nazaba umuvuga butumwa. Ndeka nanabwira abantu, nge nize namaze kumenya umuhamagaro wanjye, ntabwo kwiga ari byo byanyeretse umuhamagaro. Ubundi tukiri aho ngaho, ubushize ibyo twabivuzeho,
ku byitwa training, ko izi nsengero ziriho mu madini hirya no hino zakabaye ari nk'amashuri atraininga abizera, ubundi imihamagaro yabo igatangira gukoreshwa. Hanyuma misago, umuntu ushaka kujya kwiga theology agomba kujya kuyiga amenya umuhamagaro we, cyangwa agomba kuyiga kugira ngo ari imwereke umuhamagaro? Ntabwo theology ari rero ku muntu umuhamagaro, ahubwo yakaba yajya kwiga kugira ngo arusheho, kuko kuba ufite umuhamagaro. Reka tunumvisha abantu umumaro wa theology. Theology niyo umuntu wamaze kumenya umuhamagaro we. Ariko Pawulo hari ijambo yaravuze uti mfite impano nyinshi, ariko ninanahanura nzajya mpanura, ariko mpanurana ubwenge. Nigishe ariko nigishanye ubwenge. Kuba ufite ikintu ni kimwe, ariko no kumenya uko ugikoresha n'uko ugitanga nabyo ni ibindi. Kwiga byakabaye ari ibifasha umuntu kumenya uko ahagarara muri bya bindi. Reka tubyite training, tubyite amahugurwa. Nuguhugurirwa, kuko mu mpano z'Imana habamo n'impano yo guhugura. Nuguhugurirwa wa murimo ufite, nuguhugurirwa wa muhamagaro wawe, nuguhugurirwa ya nshingano. Ese umuntu abikora gute neza kugira ngo bitaba mwipfunwe, hatagira umucisha mwijisho? Paul yabwiye ati taramubwira ngo no mwiyigisha ryawe ugaragare ko ubone atari gupfa gutera waraza. Ni gute umuhamagaro wanjye nawe uhagararamo sintere waraza? Ngwiki ikintu kigomba kujyana umuntu mu ishuri, nukumenya uburyo noneho bwiza bwo kunoza kubaho muri wa muhamagaro udatera ukora neza, nubire bakavuga uti nukuri wahamagawe n'Imana. Nicyo kwiga byakabaye bimara, ariko ntibyakabaye biba ari byo bigiye kuba fondasiyo yo kuguha umuhamagaro. Ukuvuga ngo iyi theology ni umuntu agomba kujya kuyiga ari uko ashaka kugira ngo bamuhe umurongo neza wo gukoresha umuhamagaro we. Umuhamagara agomba kuba, ntabwo agiye kwiga ngo abone umuhamagaro. Bivuga ngo ntabwo abantu bakwiriye kujya gushakira umuhamagaro muri theology. Kare. Okay, dukomeze rero. Namahana yo ngayo. Turaza gusoza dusa nkaho tugaruka ku nama wagira aba bantu, ndetse na babandi bari gufatanya na leta mu kuyobora itorero ry'Imana. Sibyo? Niba bikwiriye koko ko ibintu by'umwuka bijya kwivanga n'iby'umubiri, cyangwa se niba bikwiriye ko tujya gukunda kubivana. Bibiliya bigaragaza icyo bita teokarasi na demokarasi. Demokarasi ni ubutegetsi bushyirwaho n'abantu, bukorera abantu kandi bugakorwaho n'abantu. Teokarasi ni ubutegetsi bw'Imana. Ubwo rero turaza kureba niba bikwiriye ko ubutegetsi bw'abantu buza kwivanga mu butegetsi bw'Imana, abayobozi bahagarariye ubw'Imana bakabyemera. Ese ubundi byageza abantu ku gakiza? Ibyo turi bubirebe, turaza kubireba. Hanyuma ubwo turagira ngo twinjire muri za ruswa. Muri za ruswa iyi ya mbere ndenda no kwivaho, kuko ndashaka kuza gutinda cyane kwijyanye n'ubutunzi. Iyi ya mbere turagira abantu babyumve ko ntabwo umuhamagaro w'Imana umuntu awuhabwa n'ubwenge bw'isi. Umuhamagaro w'Imana umuntu awuhabwa n'umwuka wera, kandi umwuka wera niwo mwigisha. Umwuka w'ukuri naza yaje muri wo warakwigisha. None tukiraho, ubwo ntabwo watugaragarije ko iyo ruswa ihari. Iyo ruswa y'ubwenge bw'isi hari ahantu yize, kandi hari hehe, irahari hehe. Niyo aha hanze irahari mu madini n'amatorero. Mu madini n'amatorero harimo ruswa y'ubwenge irimo. Hari abo babonye bimikwa bashingiye ku bwenge. Mbona n'abatimikwa kuko badafite ubumenyi bw'impapuro. Nuvuga ubwenge baragira ngo ubwenge bwo ni ngombwa ngo umuntu aba afite ubwenge. Ahubwo hari abimitswe kubera impapuro, ariko batimitswe kubera ko bafite umuhamagaro w'Imana. Nicyo gize kuvuga niki? Ubwo impapuro ushaka kuvuga nizi. Ni igihe kinini umuntu amaze yiga ngo bamuhe umuhamagaro. Yiga amashuri runaka ya Bibiliya cyangwa sanzwe. Cyane ya theology. Kuko turi mu iyobokamana cyane. Nubwo iyo hamaze kuza nirivuga ko nasanzwe agomba kuba hari, adafite aho ahuriye n'iyobokamana. Z'abantu benshi bize theology kandi nawe warayize. Bayize rwose bakajya naho bagira lisansi rwose, batigeze bahabwa iyo myanya. Abanza abandi ahubwo bavuye kwibikaho
metirize yabo yo mu mashuri asanzwe y'ubumenyi bw'isi siyanse bagahita babimika. Ubwo igifite imbaraga na teolojiya cyangwa igifite imbaraga ahubwo n'ay'ubumenyi bw'isi? Abo ngabo ndaje ngaragaze kwimikwa kwabo kenshi bari buze kuza muri ya ruswa ndi bukomerezeho igendanye n'ubutunzi, kuko umuntu umaze kumetiriza mu bijyanye na siyanse z'isi, uyu muntu bari kumwikangamo kuzazana ibintu. Hari icyo bamwikanzemo, nta nubwo wenda icyo gihe icyo batumbiriye ntabwo ari izo siyanse, ahubwo batumbiriye icyo agiye kuba cyo, akazi azabona, akazaba akinjiza ngahe, urwego agiye kugeraho ubwabyo bishobora gutuma bamubonamo, bamufata nk'umuntu ugomba guhagararira umuhamagaro w'iby'Imana. Kandi urebe ukuntu ibintu byabaye ikinyuranyo. Uyu muntu umaze imyaka myinshi yiga siyanse z'isi, afite ibyo yigiye kandi yakabaye ajya gukora arangije kwiga, birahari. Ubundi ntabwo yakabaye aza gushakishiriza akazi mu kuyobora ubwoko bw'Imana cyangwa se mu gukoresha umuhamagaro w'Imana. Yakabaye ashakishiriza akazi mu byo yize, nibyo byakanamufashisha, kuko yageze mu byo atize harimo n'ibyo by'iyobokamana by'umurimo w'Imana, niho bigera hagati rimwe na rimwe bikabacanga, cyangwa se agashaka guhinduka umutegetsi mu by'iyobokamana aho guhinduka umwungeri. Kuko watangiye guhinduka umutegetsi mu iyobokamana byita bigaragaza uwo uriwe n'ibyo wize n'icyo wakabaye uri gukora muri uwo mwanya, ahubwo atari cyo uri gukora. Ubwo nta bwungeri ufite? Ntabwo, nose buba buhari. Aha bamwe kuba bungeri, nose ni Kristo yamuhaye kuba umwungeri, cyangwa yiza ararangiza bamuha akazi? Yiza ararangiza bamuha akazi, ariko ntabwo yasenze Imana imutoranya nk'umwungeri. Nicyo kiba kibayeho. Nuko ubwo ruswa ya mbere ni impapuro, ubwo ni za diplome, ni za diplome, ni za diplome. Abantu nibige ariko bamenye ikiri gutuma biga. Ikiri gutuma wiga ni ukugira uzaba umwungeri. Ikiri gutuma wiga ni ukugira ngo bazaguhe mikoro ujye ubwiriza ubutumwa uzenguruka isi uri intumwa. Ikiri gutuma wiga ni ukugira ngo ujye uhanura ubuhanuzi bwawe ntibagucecekeshe, kuko nabona hari n'igihe kizagera umuntu nanahanura babanze barebe niba yarize, bavuye batubwa atize ari guhanura bya giswa, mube maso mucunge. Ariko nzidini itorero ashobora kuryubika. Nzidini ibyo bigeze kubaho, urumva? Ko muri iminsi byagabanye. Ubwo atize mucunge, ariko muri abaswa bagira umva, ubwo atize abaswa araje mucungire hafi. Jewe nzidini bigeze kubaho, bavuga ngo abahanuzi babanze bace mu ishuri, ngo nta muntu kugeza ubwo bavuze ngo nta muhanuzi uzongera guhanura atace muri ishuri. Bariya bo birashoboka ko bari bifashishije nyine ziriya nkuru za Elisa, none se ngo yagiraga abana b'abahanuzi abatoza iby'umuhamagaro, aho ho wenda umuntu none se bisaba ku buryo utiga kuvuga ngo ntabwo uzahana utaciye mu ishuri. Nanone ushyizeho iryo hame, icyo barakivuze baravuga ngo niba utaraciye muri ishuri uzahanura. Ntekereza ko aho wenda bari bihuse batatinze kumenya ko bibeshye. Ntekereza ko bitakiriho, ngo nibo batinze. Uzangurikiranira amakuru wumve niba bikiriho, ariko niba bitakiriho birashoboka ko bari bahubutse wenda sinzi. Reka da. Ariko buriya misago ibyubatswe n'abana b'abantu niwo gukomeza kubivuga birasenyuka, ariko ibyubatswe n'Imana birakomera. Iki ni kigaragaza ko byari byubatswe n'abantu, byari iby'abantu, atari iby'Imana. Hari aho babwiye ba Petero bati mubareke niba ari iby'Imana bizakomera, ariko niba ari iby'abantu ntibizakomera. Ndibwira ko dushoje kirebana na ruswa y'ubwenge bw'abantu. Ruswa y'ubwenge bw'abantu, Bibiliya yatubwiye iti Imana yahamagaye abaswa kugira ngo ikoze isoni abiyita abanyabwenge. Nuko mu banyabwenge Imana suko itahamagara n'abanyabwenge, ariko biratubwiye ngo mu banyabwenge abahamagawe si benshi, no mu bakomeye abahamagawe si benshi, ahubwo yagiye ihamagara na bamwe bitaga baswa kugira ngo bakore ibintu byo ku rwego rwo hejuru, abantu babone ko burya k'ubwenge bw'isi atari bwo guhesha abantu kuba mu Mana no gukora iby'Imana, ahubwo ko bitangwa n'Imana. Hatazagira n'uwirata ngo uyu munsi aka kantu iyo kaje mu ngemba mbona kaba gateje n'ikintu cy'ivangura, kuko yo maze kumenya neza ko ndi mu mwanya runaka mbiheshejwe na diplome yanjye, ntabaye maso ntangira guhinduka ukandagira no gusuzugura bene data bari mu muhamagaro w'Imana ariko batize nk'uko nize.
ntangira kubakandagira, ntangira kubasuzugura, nkumva ko batakiri bene data, ahubwo ukaza ari njyewe uciye mu ishuri. Imyaka maze muri uyu muhamagaro nabonye umubare mwinshi w'abantu bafite impapuro, ariko ngategereza ko bavuga ibintu batanga umusaruro uri ku rwego nk'abantu bafite impapuro, bamwe nkawubura. Ngibaza nti se impapuro bafite zimaze iki? Nanabonye abantu bitwa ngo nabaswa nyine nk'aba ngaba ba Petero, bavuga bati uyu muntu ntaho yize. Imana ibakoresha ibintu by'ubutwari by'intashyikirwa kugera ku rwego n'abafite impapuro bavuga bati ni ukuri uyu muntu ntabwo asanzwe, ndetse bagatangira no kumwikanga. Iki kiratwigisha iki? Kiratwigisha ko ibintu bigendanye n'umuhamagaro w'Imana nta hantu bihuriye n'ubwenge bw'isi. Umva, ubwenge bw'isi tuzabushaka, ariko icyo tuzabushakira si ukugira ngo butwijize mu muhamagaro. Amashuri tuzayiga, ntituzareka kwiga, ariko ikizadutera kuyiga si ukugira ngo atwinjize mu muhamagaro. Icyo ni ikinyoma. N'ufite imyumvire yo kuvuga ngo reka njye kwiga, njye mpanura ntibamyake mikoro, reka njye kwiga mbona uko bampa rekomandasiyo yo kuvuga ubutumwa, reka njye kwiga mbona uko ejo bazampa upasitoro ntawamenya, reka njye kwiga ejo nzabe mwarimu, warayobye. Ntabwo ari ukuri kwa Bibiliya. Abantu bakwiriye kugaruka ku isoko. Mu gutoranya kwa Kristo byagenze ute? Bagiye gutora usimbura Yuda mu ntumwa. Turashaka kubanza kutwinjira kuri za ruswa. Za ruswa. Izo nama turazitanga nyuma. Ahubwo none ukaza gutanga inama nyuma. Reka turazitanga nyuma. Hari igihe twigisha tukumva rwose hajemo n'akantu kifuye. Paulo yaraho yagiraga akavuga uti nimurebe ukuntu mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana, iri ni ifuhe ryo mu buryo bw'umwuka. Reka noneho dukomeze tureba ruswa ya kabiri. Iyi ni B, ni ya B ya ruswa yitwa kugura umuhamagaro. Tubonye ubumenyi, impapuro. Noneho reka tugere ku butunzi. Mu kiganiro cy'ubushize twabonye uwitwa Simoni azana agafaranga, aravuga uti nkurikije ubushobozi mbona mufite, ngiye mfite amafaranga nta kindi, nimwakire nanjye mumpeho. Bamwise ikirura. Turi umwana urimo mu birura wowe, turi ikirura, ufite satani hubwo, kandi turabona ari huri. Tubabona ari uri mu birura. Wowe utekereza ko impano y'Imana bayigura? Niba nanirwa gusenga Imana ngo inyinjize mu muhamagaro wanjye, nkakora cyane ngo mbone ubutunzi bashyire mu bakandida bo kuzahabwa inshingano runaka, ngatura menshi, rimwe na rimwe nkanayatura ngombye kuyagaragaza. Hari uburyo butandukanye bwo gutura. Hari ugutura utiriwe umenyekanisha ingano y'icyo utuye, ibyo bibaho. Hari no gutura umenyekanishije ingano y'ibyo utuye. Ubu hari abantu badashobora guturira mu kibo. Akenshi ubundi itura abantu bashyize mu kibo mu madini nta umenya ngo runaka yatuye angahe. Uba watuye uko umutima wawe ukuyoboye, iri mu ijuru reba igiherera ikakugororera. Ariko hari n'umuntu udashobora gushyira ituro rye mu kibo paka imbere y'umutambyi we. Akira. Ibi ngibi ni ukubera iki? Hari ubikora kuko wenda ari wo mwanya abona we, wasanga ataboneka we mu materaniro, ariko hari n'ubikora kubwo kugira ngo yemeze baba komisiyoneri. Hari abumvise ijambo ryitwa abakomisiyoneri mu kiganiro cyashize, bibaza impamvu yaryo. Nibasoma Matayo igice cya 22, guhamagara kwa Kristo, hari itsinda yifashishije mbere, riragenda ntiryagaruka, ntiryahamagara ngo rigaruke. Afata irya kabiri, naryo bigenda gutyo. Ahita aravuga uti oke, mujye mu mahuriro y'inzira, murebe ubonetse wese mumuzane. Abakomisiyoneri baragenda barasakumba. Abakomisiyoneri umutego wa mbere bagwamo iyo bagiye gutoranya batabajije Imana. Buriya na Samweli yari umukomisiyoneri, ariko we cyamufashije yakoranye n'Imana bya bugufi.
mbere yuko asuka umuntu w'amavuta yarabanzaga akamubaza, mana uyu niwe? Hoya, uwo ndamwanze, ntabwo ndeba nk'abantu. Uyu munsi abakomisiyoneri Imana ifite abenshi ntibagifite umwanya wo kubanza gusenga babwira Imana ngo Mana uyu muntu umurimo tugiye tumutoranirije azawushobora. Intumwa zitakaje Yuda byagenze bite? Zaravuze ziti ntabwo twapfa gufata umuntu tumushyira mu bintu by'Imana mu muhamagaro ukomeye utya tutabanje gusenga ngo dukore ubufindo. Umwuka wera hishura ugomba kujya muri uyu mwanya. Bakoze ubufindo, babukoreye iki? Baranga ko umuntu yajya mu bintu bitari ibye akazabananiza. Iyo umuntu ari mu kazi katarakananiza abantu, ananiza abandi, ananiza abayoboye, ananiza abashinzwe kureberera, ananiza abashumbye, ananiza ababereye umwungeri, imitwe igashyuha. Intego ya Kristo si ukunaniza ababereye umwungeri. Panzeri no Yesu yahera avuga uti ninjye mwungeri w'ukuri, abandi bose ni abanyazi. Kuko Yesu niwe utananiza aba intama, kuko azi icyo ari gukora, azi uwamuhamagaye. Si ishimwe ry'abantu yashakaga, ashaka ishimwe ry'Imana. Ahangaha ninjya mu muhamagaro mushyizwemo n'umuntu runaka ari nko kunyereka ko ari poromosiyo yampaye, nzaba mu muhamagaro mparanira kumushimisha kuruta uko mpa mu muhamagaro mparanira gushimisha Imana. Niba mfashe mikoro mpindutse umwigisha kuko runaka ari umpaye ayo mahirwe, sinshobora kuzavuga ibitandukanye n'ibyo runaka ashaka. Ndimo nderekana ingaruka zo kwinjizwa mu muhamagaro n'ikintu gisa na ruswa. Uri kuri ruswa yitwa ngo iki? Nari ndimo nanariza muri rusange, ariko none reka mvuge ruswa y'ubutunzi. Ndashaka twinjira ku butunzi. Ku butunzi. Iyi ruswa y'ubutunzi itangwa ite? Ni igihe umaze kumenya amakuru yuko udashobora kugira umwanya runaka ujyamo nta mafaranga ufite, ntayo ufite. Hano hihishemo ibintu bibiri, abatwumva babyumve. Kimwe kiroroshye, icya kabiri kirakomeye. Reka mpere ku cyoroshye. Icyoroshye ni ukwigaragaza ko utunze, ukajya unakora ibintu bigaragaza ko uri umutunzi, kwitanga mu ba mbere, gutanga byinshi kurusha abandi, ibintu byinshi. Amaso y'abakureba akazavuga uti ese kuriya muntu twamubyaza umusaruro. Ngwino. Hari uwo nzi idini rimwe ryahamagaye arabwira uti iyo nkomangizo yanyu mushaka kunshyiraho ntabwo nyishaka. Nabibonye ati mukambishuriye ko ari inkomangizo mushaka kunshyiraho, nta zindi mpuye mumfitiye. Ni nko kunzirikira ahantu ngo munkoreshe icyo mushaka kuko mumbonye, kuko munyambitse izina, munyambitse umwambaro w'izina ngo mukunde mumbyaze umusaruro w'ibyo mushaka. Icyo gihe arabahakanira. Imbaraga ukoresha zigendanye n'ubutunzi ahantu kugira ngo bakubone uhabwe umwanya, iyo ni ruswa. Ibintu runaka uha umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yagushyira mu mwanya runaka, bamwe Bibiliya yise ngo ni abakuru barambika abantu b'ibiganza, ubwinshi bw'ibintu umuha ngo umugureho ubushuti kugira ngo amaso yakurebe neza, iyo ni ruswa. Gatatu noneho kimwe navuze gikomeye, ni igihe noneho ngewe Ruferedi ufite inshingano, ufite ubushobozi mu nshingano zanjye bwo kubashyira mu myanya. Paul yabwiye Timoteyo ibyo ndabikubwiye kugira ngo uzamenye uko ushyira abantu mu myanya. Hari abantu baba baraho ubushobozi bwo gushyira abantu mu myanya, nuko rimwe na rimwe babikora nabi bakiteranya n'Imana, baba babufite n'ukuri. Kandi mpamya ko baba bafite n'amaso benshi iyo kureba bakwiriye kujya mu mwanya runaka, ahubwo akicwa na za mpongano, akicwa na za ruswa, bikabibagiza gukoresha ijisho ry'ukuri bagakoresha ijisho ry'ikinyoma. Icyo naringezeho gikomeye ni iki? Ni igihe ngiye Ruferedi ufite ububasha mu nshingano zo gushyira abantu mu myanya. Nshobora kuvuga nti murabizi ufite 500,000 ninde? Muhe kuyobora
mugire intumwa mwohereze runaka, mwohereze guhagarara runaka, aho ho none biba bihindutse ikindi kaba kabaye. Mukozi w'Imana, uyu munsi ndamutse ndi mu muhamagaro runaka, natanze 500,000 nkatanga miliyoni kugira ngo uwo muhamagaro mbe nkurimo. Nawe urabyumva, ishaka ngiye kugira si ry'Imana muri uwo muhamagaro, ni iryo kugira ngo ngaruze uwo muntu agiye kugira, ni iryo kugira ngo agaruze ayo namuhaye. Azakoresha imbaraga zose zishoboka. Hari n'uwo Satani ashobora kuriganya akahamuriganyiriza, no kwiba akajya yiba, no kwiba akajya yiba. Natanze menshi, azagaruka ryari? Urumva ingaruka biba bigize ku itorero muri rusange. Umuntu ari kuri tagati yo kuvuga ngo natanze byinshi ngo mbe ndaha, nta buryo nabigaruza. Noneho rero ureba ingorane zihari zikomeye. Hamanutse itangazo rivuga ngo runaka Alfred Misago ntabwo tukikwemereye gukomeza gukora kuba muri uwo muhamagaro, urabugiye ku ruhande. Uzi kamere zizamuka? Icyo gihe hazamuka kamere nyinshi. Izi kamere ni iziki? Niba ari Imana yari yarampamagaye, niba narindi mu muhamagara ari uw'Imana by'ukuri ndimo, kamere zizamutse ziki? Impamvu kamere zizamutse ni iye mpamvu bashyize ku ruhande ntaragaruza ibyanjye natanze. Iki zose ni ingaruka zo kwinjira mu muhamagaro ukoresheje ruswa y'ubumenyi, y'ubutunzi, niyo kwikundisha cyane cyangwa se kwimenyekanisha cyane, kubifiteho ububasha mu nshingano ze bwo kuba yagushyira mu myanya. Nguko uko ruswa y'ubutunzi itangwa, ni ubwinshi bw'ibintu umuntu aba afite n'ibyo atunze, agatoranywa atari izindi mpuwe, ahubwo agatoranywa kubwo kugira ngo wa mutungo na bwa butunzi idini runaka ribubyaza umusaruro. Ibaye ruswa kuko nicyo gitumye ajya mu muhamagaro. Ni igihe umuntu atakaza byinshi kumufiteho ububasha mu nshingano ze. Ibaye ruswa kuko yavuze uti imyanya irabonetse, uriya mwana wanjye dusangira nta mpamvu, ntabwo ajya ndya nyibi, ntajya arya ngo anyime, nta mpamvu. Mwana wanjye shabo yitegure, habonetse umwanya, ntujya urya wenyine turasangira. Azanywemo nuko nyine atajya arya wenyine basangira. Gatatu, urayafite? Ndayafite. Ajemo, yicajwe mw'uwo mwanya nuko hari akantu katanze. Uzamucokoze rero ntacyo watanze. Mushobora kubipfa mwanarwana. Bene data mukurikiye AYALONI TV, ukuri k'ubutumwa bwiza gukwiye kuvugwa, tukubaka itorero ritariho ikizinga n'umunkanyari. Ubwami bw'Imana bukaguka biciye mu kuri kuruta ko byaca mu kinyoma. Kuko nitwubakira ku kinyoma tukabaho mu kinyoma, ntabwo intego ya Kristo izagerwaho kuri iyi si, kandi tuzabazwa impamvu tutigeze tugendera mu kuri kandi Kristo yari yakugaragaje. Hanyuma tukira misa kugira ngo wenda uze kugira aho wenda usa nk'utanga ubutumwa bwa nyuma, bibukwiye n'inama. Ntabwo ginari numva ingaruka zibaho ku muntu watanze ruswa ishingiye ku mashuri ye, yego, y'ubumenyi bw'isi, n'uwatanze ruswa ishingiye ku butunzi. Ni izihe ngaruka zimubaho we ku giti cye muri wa muhamagaro yaguze utari uwe? Ni izihe ngaruka ziba kuri ba bandi babayoboke cyangwa se babandi yahawe kuyobora cyangwa abo yahawe kujyanamo umuhamagaro we? Ni izo mpande ebyiri, ingaruka kuri we n'ingaruka kubo yahawe gushira. Urakoze cyane. Ingaruka ya mbere kuri uyu muntu nuko ibyo akora byose ntabwo abikora ashimwa. Ameze nka Sawuli mu mwanya twamukomojeho. Sawuli yasutsweho amavuta y'ubwami, ntiyasukwaho ay'ubutambyi.
aridunduguza aravuga uti ubwo Samweli atinze reka njye gutamba cyari igikorwa cyiza. Aravuze uti abantu bataza kunshiraho reka ngende ntambe. Aho kugira ngo yemerwe ku bw'icyo gikorwa cyiza akoze, ahubwo yisanga bari kumugaya, batahubwo kubera ibintu ukoze by'amahano tuguciye no ku ngoma, ubwami bwo bwari buzakomere ntibuzaba bugikomeye, kuko imyumvire ufite, imitekerereze yawe uri hasi. Ninde wakubwiye ko umuntu ibintu byose abishoboye cyangwa abihamagariwe? Icyo ukoze si icyawe. Ingaruka ya mbere kuri uyu muntu, ibyo akora byose n'imbaraga atakaza, ntabwo ashimwa n'Imana, ashimwa n'abantu. Cya mbere ntashimwa n'Imana, ntabwo ashimwa n'Imana. Kandi ahubwo nuko ingaruka zinagira no ku nshingano yakabaye akora yahamagariwe. Indi ngaruka urakoze cyane. Iyo ngaruka yindi nuko ikimutegereje yakabaye ari gukora nacyo kipfiriyemo, kiburijwemo. Kuko iyo ushutse ukanyereka ko icyumba ngomba kubamo ari iki, kandi icyumba cyanjye cyari kiri hariya, umugisha uri mu cyumba cyanjye ntabwo mpura nawo, ukomeza ukagumiyo, ngiye nkarwana n'umugisha w'abandi. Mu yandi magambo, mba ndi gukorera mba ndi gukorera ku ifishi y'undi muntu, ndimo ndakorera ku ifishi y'umwungeri, kandi nge wenda ndi umuhanuzi. Ndimo gukorera ku ifishi y'umubwirizabutumwa, kandi wenda ndi intumwa. Ngizi ingaruka. Kandi Imana nijya guhemba uwo murimo irahemba, umubwirizabutumwa ntihemba intumwa. Icyo gihe wowe rero ibyawe byabuza ababikora, ahubwo uri gukora ibitari ibyawe. Iyo ni ingaruka rero ikomeye cyane. Ubwo uvuga ngo hari igihombo ku byo wakabaye ubonamo inyungu no kudashimwa. Ubwo abo bantu ibyo bintu bibiri bibariho barabigendana. Hari ibyo bahombye, yes, n'Imana ntibashima. Nibyo bakabaye bakora ngo bibagirire inyungu, Imana ibibahere nk'umugisha, nabyo ntibabikora, banyuranye nabyo. Byo ubwo nyine bahombye. Banyuranye nabyo. Aho ngaho niho bagakuye inyungu, none barahavuye. Icyo ni icya mbere, cyo kirumvikanye. Icya kabiri, bariya abantu bahaweho inshingano, ni nk'izihe ngaruka ubona zibabaho? Niba hari abo wabonye byabayeho gutyo mu madini, wabonye ari izihe ngaruka zababayeho? Ingaruka ikomeye, baragwingira. Kuko ibyo bagahawe n'uyu muntu mu muhamagaro si byo bahabwa. Nuvuga ngo niba umuntu ari imbere y'abantu ari gukoresha umuhamagaro utari uwe, binumvikane ko atari bunabikore neza, byafasha ba bantu. Ba bandi rero babihombeyemo, kuko bahawe umuntu wo kubigisha imibare, bababeshya ko umuntu babahaye ari uwo kubigisha Icyongereza. Bazabaho bazi ko bari kwiga Icyongereza, nyamara ari imibare bari kwiga. Niba hazajya kubaho ibazwa ry'Icyongereza, ubabaza we ntazita ngo mwize Icyongereza cyangwa imibare, kuko azi neza ko uwari ubari imbere yabigishaga azavuga uti azaba ikizamini cy'Icyongereza. Barya indimi. Izi ngaruka zitewe n'iki? Uwabigishaga ibyo yabigishaga sibyo bashakaga, sibyo byari bikwiriye, kuko yari ari mu mwanya utari uwe. Aha rero iyo mpageze ku muntu wahamagawe n'Imana, uzi ko bamushyira mu nshingano by'amarangamutima, akazanga, akavuga uti hoya, ibyo bintu si ibyanjye, ntabwo mwarebye neza, ibyo bintu si ibyanjye, kuko ndabizi rwose, imyaka maze, ntabwo ibyo bintu ari ibyanjye. Simbi hari abantu nzi bagiye banga kujya mu mihamagaro, bagahakana batereka ibyo bintu ntabwo ari ibyacu. Kubera iki? Wari ubatoranije yarabibeshyeho, yarakoresheje amarangamutima. Kandi kuvuga ngo uyu muntu yimitswe n'abantu kubw'impamvu y'ubwenge, ubumenyi bw'isi, kubw'impamvu y'ubutunzi. Kandi nyiri torero niwe wakabaye umwimika, kuko niwe uzatanga egizami, nawe uzakosora. None uyimitswe n'abantu, agiye kwigisha imibare abantu, kandi nyiri torero we avuga ati ahubwo bigishe
icyongereza. ubwo ni ukuvanga ingaruka zibayeho kuri bariya bantu yigishije ni uko bazatsindirwa imbere ya egizami nyiri tora azatanga. Bazatsindwa none se badatsindwa we ntabwo azabura kubabaza ibyo bakabaye barize. Niyo mpamvu mu Efeso igice cya 5 umurongo w'10 n'uwa 17 hari ijambo rimwe rigira riti mushakashaka uburyo mwamenya ibyo umwami ashima, nuko ntimuba bapfu ahubwo mushaka ibyo umwami wacu ashaka. Abantu badukurikiye, waba ufite inshingano waba utazifite, ufite umukoro wo gushakashaka uburyo wamenya ibyo Imana ishima. Ni nacyo abantu benshi bazazira. Aha turi kugaragaza ingaruka zihari hagati y'uri gukoresha umuhamagaro utari uwe ndetse n'abagenerwa bikorwa ari kuwukoreshamo. Iyo twigisha inyigisho zo kugaruka kwa Kristo mu gihe cyo kuzamurwa kw'itorero, hari ugusubiranamo kuzabaho ku bantu bazasigara kuri iyi si hagati y'abari babashinzwe n'abagenerwa bikorwa. Izi ntambara zizahagurutswa cyane n'abagenerwa bikorwa bahagurukira abari babashinzwe bababaza impamvu batigeze babaha ukuri nk'uko kwari kuri. Kuki utanyigishije ibintu nk'uko byari biri bikaba bitumye nsigara? Kuki utambwiye ukuri nk'uko nagombaga kukubwirwa ukaba utumye nsigara? Basubiranemo. Izi rero ni ingaruka zikomeye. Paul yarabivuze abwira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 mu kiriya gice cya 3 umurongo w'13 yavuze ngo abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi bayobywa. Niba umuntu ari mu buzima bwo kuba yarayobye, kuko ni mu muhamagaro utwara uwanjye mba narayobye, nta buyobe buruta ubwo. Narayobye, naguze ibiryo ntarya bitari ibyanjye, naguze umwambaro utankwira. Kuki nguze umwambaro utankwira? Naguze ingutiya ndi umugabo, ngura ijipo ndi umugabo, kuki naguze umwambaro utari uwanjye? Icya mbere ndayobye kuko nguze ibintu bitari ntanazi ko ari ibyanjye. Icya kabiri, bwa buyobe nanjye ngiye kubwigisha abandi nabo ndabayobeje ngo bazaba bayobya nabo bayobywa. Reka mpere kuri iki ngiki cy'inama twagira abanyamadini uburyo bagomba gukorana na politike y'isi na za leta kandi ntibagire icyo banabangamira mu busabane bwabo n'itorero rya Kristo. Ubundi ijambo ry'Imana ni ukuri riba ryisobanuye. Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo ibya Kayisari mujye mubiha Kayisari n'iby'Imana mubihe Imana. Bibiliya hari ikivuga ku kijyanye n'itorero n'abanyetorero iberekeza ku cyo bagomba guhuriraho n'idini. Nuko itorero n'abanyetorero basabwe kubaha ababayobora mu rwego rw'amareta nk'uko n'ubuyobozi nabwo buba bwarabayeho Imana ibishaka. Kububaha rero ni ukububaha muri bya bindi bya Kayisari. Hari ibyo Kayisari adusaba, ni ukububaha muri kwa kubahiriza amategeko n'amabwiriza leta zishyiraho agenga sosiyete muri rusange, ariko adafite aho ahurira no kwinjirira idini. Hari ugutanga iyo misoro, hari ugutanga ibyo bintu bitandukanye, hari ibiki byose, hari ibyo za leta zishiraho bigenerwa abaturage. Kandi mu baturage n'umwe witwa umukristo nawe ari mu baturage, n'umwe uri mu itorero rya Kristo nawe ni umuturage. Nareba ibyo leta, amatorero n'abanyamadini nibareba ibyo leta isaba bigendanye n'inyungu rusange mu baturage, babyumvire babigandukire nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko ntibaze gutanga urwaho ngo ibyo bakabaye bakora mu nshingano bahawe na Kristo baze kubikorerwa na za leta. Kuko leta akazi zifite nako ntikoroshye, kongera kubaha nanone n'akandi
ko guhagararira Kristo mu matorero nge mbibona nko kubaha akazi ko guhagararira Kristo mu matorero. Ni nko kubabwira uti noneho rero mwari muhagarariye Imana hanze muri societe, ni munaze muhagararire Kristo mu matorero kuko twebwe byaraducanze. Hari ijambo Paul yigeze abwira abakora ntabwiriza rwose mwabakora indamwe, ubu mugeze ku rwego mugirana n'akabazo hagati yanyu mu itorero mugahita mwiyambaza inzego bwite za leta. Ese mwebwe muri mwe habuzemwe abanyabwenge bafasha abandi gukemura ibibazo byabaye? Iki wenda ni ikindi twazabigira ikindi kiganiro. Niba abantu tugeze ku rwego nk'itorero rya Kristo, amadini avuga ko ari mwiyobokamana, nge nawe dushobora kugirana ikibazo, ntitube dufite muri twa abantu bakuru badufasha muri cya kibazo ngo gikemuke, ahubwo bikaba ngombwa ko twiyambaza inzego bwite za leta. Kiba ari ikigaragaza weakness dufite. Wambajije uti aba bantu bari kuyobya abantu kuko nabo bayobejwe bakaba bari mu mihamagaro itari yabo, nababwira iki? Ubundi ari abanyumva, aramutse yiyize, icyambere yakabaye amanika amaboko kuko ntahazagera akavuga uti ibintu si ibyanjye, agaparika kuyobora, agasenga Imana ikamuhishurira icyo agomba gukora, cyangwa wenda arakiza aranakirengagiza kuko nasanze atari ibyanjye, n'ikimenyetso cy'uko atari ibyanjye biranamvuna birananiza. Nibarekure bagende barindire Imana ibahishurira icyo bagomba gukora, kuko ubundi se baba bazagerahe? Igiti data tateye n'ubundi kirarandurwa, inzu itarubatswe na Kristo n'ubundi umuyaga uzazihirime. Ariko mbo ari umuntu ukijwe neza by'ukuri wowe batubwiye ngo agiyemo mu buryo bushaka imibereho. Mbo urakoze cyane, mbo kuko ari akazi yaje ashaka. Iyo umuntu atakaje akazi ahinduka umushomeri. Nakomeza akazi ke, nakora akazi kuki yahinduka umushomeri ariko umuntu yari afite akazi? Ni akazi yaje ashaka, nakomeza akora ako akazi ke. Nyuma y'akazi igihembo cye azaba yarakibonye, igihembo cye azaba yarakibonye, kuko nyuma y'akazi ni ugutaha tukava muri ubu buzima. Igihembo cye azaba yarakibonye. Hari ikindi si ibyo? Si akazi yaje ashaka, ntahabwa saleri, none si cyo si igihembo? Arabikura heze? Ntabwo nanze ko abantu bahembwa bari mu mihamagaro, kuko na Paulo yarabivuze. Nubwo uyu munsi hari n'igihe usanga abahembwa atari bo bakabaye bahembwa. Hari no yabwiye Timoteyo arambwira uti ujye ubitaho bose, ariko wite ku bavurwa no kugabura ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi uhembwa menshi mu madini suvunwa no kugabura ijambo ry'Imana. Ntugenzura uko bikorwa. Twagiye tugaragaza ibintu tujye kuri bariya noneho bicerirwa bagaburirwa bagutumira ibyo bintu baha ayo masomo baha, kandi gusa uyu tuvuyeho birashoboka cyane ko harimo uwabikoza yihutisha igihe, ariko ari ibye n'ubundi byari bimurindiriye kuzabikora. Twagakomojeho mu kiganiro cy'ubushize. Ubwo rero ko yashyukumbwa, hari ukuntu umuntu ashyukumbwa ko kandi neza z'Imana yamuhamagaye yariyo igihe cyageze kure. Nyine kutizera nabyo ni icyaha cyicisha kirimbuza. Kubuzi ko ibintu ari ibizawe n'Imana yaguhamagaye, ariko nturindire Imana ngo wizere ko ari izabikora ukagera ku rwego rwo kwirwanira, nabyo bingana n'iki? Uwo nguwo we muri we harimo akantu byibuze ko gusa nushira n'ukora ibintu nk'uko yakabaye abikora, ariko akagongwa n'akantu kari mu mutima ko gutumbira cyane cyatumye aza kare kuruta gutumbira cyane intego ya Kristo
ku buzima bwe. Uwo nguwo yihane asaba Imana imbabazi, amanika amaboko ayibwira uti nakoze ubujiji, uwo yihana agumemo. Wenda muretsa ntagumemo yihane. Tujye kuri ba bandi birirwa bagotomera ibyo bari guhabwa, ukibaza uti abangaba bagotomera kugira ngo werekane ko bazasigara babana igitoro ryavuye. Ubu haracyari kare, ntarirarenga. Ubundi ubutumwa bwose buvugwa hatarumvikana impano ivuga ngo birarangiye. Ubwo butumwa bwose bubamwe icyo bita amahirwe yo guhindura ibintu umuntu yari yaragoretse. N'ubu turi kuvuga mbere yuko Kristo agaruka. Birashoboka cyane ko uyu muntu wagotomeraga ibintu bidafite imbaraga, ariko nanone hari mwakabazo, se arabizi ko ababimuha babimuha batabifitiye ubushobozi? Ariko reka bano mbafashe, ni bajye bigenzurira nabo. Bibiliya Yohana arabivuze, vuze uti ntimwihutire kubihinyura, mujye mugenzura mugundira ibizima, kubera ko Imana ifite abakozi benshi. Hari abo ngabo bihamagaye, banamagawe n'amafaranga n'ubutunzi, ariko ifite n'abo yahamagaye by'ukuri, kandi bose bahurira muri ayo madini. Navuga nti uyu muntu, abo bantu nibagumaho, mubabanyura imbere n'ibyo bababwira, bajye babifata, nibamara kubifata bashakishemo ibizima bari byo bagundira. Ibyo bumva bitari bizima bajye bavuga bati ibi bintu birashoboka ko twabihawe n'umuntu utarabitoranyirijwe. Nicyo nabagiraho inama. Bijya bigorana kugira idini inama ya nyayo, biragorana cyane kugira idini inama ya nyayo. Sinzi n'inama ya nyayo wagira idini wabona, byanagorana. Cyakora ari itorero rya Kristo warigira inama, ariko kuvuga ngo wagira inama idini inama ya nyayo, idini sibaho, ntayibaho. Kuko idini ririmo, nta n'igihe idini ritabamwe ibice, nta nubwo rizaburamo ibice, kubera ko idini ritunza abapfu rigatunga n'abanyabwenge. Idini ritunze urukungu rigatunga n'amasaka. Ntabwo ahantu hari amashyaka abiri ntabwo hateze kubura ibice. Singiye rero Ruferedi Misago ugiye kukura ibice mu madini, nta n'igihe bitazabamo. Nano ahubwo nakababwiye nti uhumutse amaso akamenya ko aho ngaho hari ibiroha abatera umugongo, ahubwo nibwo naba ndemye ibice. Kuko bateye umugongo ahita agenda nawe akagonda hariya ihema shitingi, nawe agatangira akavuza ingoma, ahubwo ibice bikaba miliyoni. Ikizima rero nuko umuntu yakabaye asaba Imana ubwenge bwo kubiyungurura ibyo abwirwa n'abo ngabo bamunyura imbere. Naho se inama ngira idini zikuramo ibice zibaho? Ntazihari. We nuzibona uzazibabwira, nge ntabwo ndazihishurirwa. Umuntu umunyura imbere atuyatwigishije neza, undi ukurikiyeho kabiri ati uyu nguyu nta kigenda aradupfunyikiye. Nguko uko idini ryubatse. Ya Misago, Imana igumushe cyane. Ngira ngo iki kirumvikanye. Twa turi kuri ruswa mu muhamagaro. Iyi ari ruswa yitwa ngura umuhamagaro. Ngugurisha ubwenge bw'isi. Nkuye mu mashuri kuko nzanye impapuro, kandi aba benshi barabizi ko iyi mihamagaro bayirimo baranayibonye. Ari nayo mpamvu na bene wabo na barumuna babo na bashiki babo na bakuru babo bari kurwana intambara yo kuvuga ngo natwe tubone iyi ruswa twinjire mu muhamagaro. Abantu bashyushye imitwe kabaye. Aha, aka kabiri ruswa y'ubutunzi. Ngura umuhamagaro ngugurishije ubutunzi. Abantu bararara barira bukira barira kubera ubukene bafite, bahagaritse umutima yuko ntacyo bazongera kuba cyo mu idini cyangwa se mu cyo Bibiliya yita ngo ni inzu y'Imana. Bahiye umutima bavuga bati n'ubundi niho hahandi, niba Imana ishaka ko umuntu ageze ku rwego rwo gusenga isengesho rivuga ngo Mana, niba ushaka ko nzaba mu muhamagaro nkawubamo, nanjye umpa ubutunzi. Okay. Ubwo mu yandi magambo nuko buri wese akwiye kumenya niba ibyo arimo ari umuhamagaro we. Buri muntu Bibiliya yabitubwiye, muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Umuntu wese utunze umuhamagaro atirata ko ari Imana umusizemo, zeru urapfuye. Ikindi cyaguhesheje umuhamagaro kirapfuye. Ya Misago, Imana igumushe cyane. Murakoze cyane. Cyiza tugejejeho.
hanyuma mwadufasha gusenga. Reka dusenge. Birashoboka cyane ko haba abagize konviziyo kuri ibi tuba turi kuvuga, bashobora no kutusobanuza banyuze muri kontakite zacu 07 82 52 19 70 07 82 52 19 70. Ibyo udasobanukiwe dushobora kugufasha. Reka rero tubasengera Imana. Mana nziza, urakoze cyane. Ubu ni ubutumwa bwiza bwo gufasha abatwumva, kandi natwe tukikiza tukanikizanya nabo. Reka buhinduke imbuto itabora mu mitima y'ababwakiriye, kandi umenye ukuri nawe arwana ishyaka ryo kugira ngo azakumenyeshe n'abandi. Icyo twifuza twese nuko uko turi gusenya tuzasenyera umugozi umwe, noneho kuri wa munsi Kristo uzabugarutse ukazaduhemba nk'abantu bahagaze neza mu mwanya wari wadushyizemo. Komeza ufashe ubuyobozi bwa AYALONI TV, kandi urushaho kubatera inkunga kubw'uyu murimo batangije, umurimo utoroshye ariko bazashobozwa nabo baha imbaraga. Icyoro gikomeze kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ya, reka dushimire wowe warufashe umwanya wawe ukurikiye kino kiganiro, tugusaba kudufasha twamamaza ubwami bw'Imana, usharingira abavandimwe n'inshuti n'imiryango, kugira ngo twese turebe ko twacika uyu mwanzi tukagobotoka mu maboko ye. Ubuzima bw'isi ya none